Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesiyasi yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi: kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro turasoma mu Bafilipi igice cyaho cya mbere, turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Abafilipi igice cya mbere duhere ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo: bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye mu basirikare barinda Kayisari bose no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Nuko ibyo bituma abenshi bo muri bene data bari mu Mwami Yesu nabo biringizwa n'ingoyi zanjye, bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Muri Zaburi ya 23 Dawidi yigeze avuga ati: Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uyu munsi Pawulo nawe ati: byambayeho ntibyabereye ubutumwa bwiza inkomyi. Ati: kuba baramfunze, ahubwo nakinguriwe indi miryango y'ivugabutumwa. Ubwo yarafunze Pawulo, abasirikari bakomezaga gusimburana, abasirikari bamurindaga. Hakaza 4 hashira amasaha 2, hakaza abandi 4 hashira amasaha 2, hakaza abandi 4, maze uko bamusimburanwagaho bose yagiraga umugisha, yabonaga ko ari andi mahirwe kugira ngo ababwirize ubutumwa bwa Yesu Kristo wazutse. Bityo rero Pawulo kuba yarafunze ntago yabibonaga nk'ikibazo, ntago yabibonaga nk'ingorane, ntago yabibonaga nk'akababaro, ahubwo yabona ko ari ubundi buryo Imana yamuteguriye kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bugere no kwa Kayisari. Kuki? Kuko Pawulo yarindwaga n'abasirikari bo kwa Kayisari. Bityo rero yamara kubabwiriza, haleluya, bagera kwa Kayisari bakaganira iby'ijambo ry'Imana, bumvanye Pawulo. Ikindi kandi, kuba Pawulo yari yihanganye, kuba Pawulo yari akomeye, kuba Pawulo yari afite ubushizi bw'amanga bwo gukomeza umurimo, byatumaga na bene data bamwe badafunze nabo bakora umurimo w'Imana bashize amanga. Kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Gufungwa kwa Pawulo rero kwabaye imbarutso yo kwagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo ingorane izo zose wahura nazo Imana izihinduremo andi mahirwe yo kugira ngo izina ryayo ryamamare. Gufunga kwa Pawulo kwabaye imbarutso yo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Ese nturabyumva? Ntabwo urabimenya ko no mu ngorane burya Imana igikora kubwo gusohoza ugushaka kwayo? Uwiteka Imana ikora mu buryo ntakumirwa. Wewe wizera rero, nuhura n'ibikugerageza, nuhura n'ibibazo, jya ushakamo umunezero, jya ushakamo andi mahirwe mashya, jya ushakamo umugambi w'Imana. Kuko Imana yasezeranye ko itazagusiga, itazaguhana, ko no mu muriro utazashya, ko no mu mazi utazatembanwa. Upfa kuba wizera Imana muri Kristo Yesu. Nyamara kandi kubabara birababaza. Ariko wababara, ariko twababara, tumenye ngo Imana ibihari, ntaho iba yagiye. Pawulo yandikira Abanyaroma yabibabwiye neza, aterega byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza.
byose ni ukuvuga ngo byaba ibyiza duhura nabyo, zaba ingorane duhura nazo, ibyo byose Imana ifite ubushobozi bwo kubibirindura kugira ngo itubyarizemo umusaruro. Haleluya! Ndetse Imana ijya ibikoresha kugira ngo itwigeze imbere, ndetse tubashe gukura kandi dukomere mu byo twizera, ndetse tugire imbaraga kurushaho. Bityo rero wowe nanjye turahamagarirwa yuko tugomba kubaho ubuzima buhesha izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro. Ikibazo abenshi bibaza, ese hari icyiza kuko wabasha kubona mu ngorane? Hari icyiza ushobora kuvana mu kababaro? Ingingo ya mbere, ingorane zigufungurira imiryango yo guhamya Yesu Kristo. Pawulo ati ibyambayeho, ibyandwanyije, ibyankomerekeje, ibyambereye umutwaro. Pawulo ati gufungwa ku bwa Yesu Kristo. Reka nkubwire ngo Pawulo yanditse uru rwandiko ari mu nzu y'imbohe. Bariya abasirikare bamurinda bamuberaga imfashanyigisho, maze yareba ukuntu bambaye, bafite intwaro. Pawulo akandikira itorero ryo muri Efeso ati mwambare intwaro zose z'Imana, mwambare intwaro zose z'Imana. Kuki? Kuko yabonaga abasirikare bamurinda uko bambaye inkweto, uko bafite inkota mu ntoki, uko bafite icyuma gikingira igituza. Ibyo byose akagenda bihuza n'intwaro zo kwizera, intwaro z'umwuka tugomba kugendana turwana urugamba rwo mu mwuka. Bityo rero buriya ingorane zijya zidufungurira imiryango yo guhamya Kristo. Yosefu yahuye n'ingorane akiri muto, ariko izo ngorane, ibyo bibazo, urwo rwango rw'abavandimwe, kwibagirana ari mu nzu y'imbohe, kugambanirwa, akabeshyerwa, agafungwa azira amaherere, ibyo ntabwo byaburijemo umugambi w'Imana ku buzima bwa Yosefu. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ko Daniyeli yagiye akisanga mu bunyage i Babuloni. Ese ugira ngo Daniyeli yagiye bamuhetse cyangwa bamuteruye? Ese ugira ngo Daniyeli na bagenzi be bageze i Babuloni mu buryo busanzwe? Oya. Ariko izo ngorane zose zabaye impamvu yo gukingurirwa imiryango y'ivugabutumwa, ku buryo abami b'i Babuloni bajyaga basimburana, ariko Daniyeli akagumya akayobora kugira ngo ahamye Imana nyamana, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi byose, ni inyembabazi. Oh haleluya! Iradukunda. Kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. None se hari icyiza koko gishobora kuva mu ngorane? Ingingo ya kabiri, buriya hari umwigishwa uzanwa no kureba uko tubyihanganyemo. Buriya mu bibazo tunyuramo, mu bibazo duhura nabyo, buriya hari umwigishwa ushobora kubireba bigatuma ahindukirira Imana. Igihe kimwe Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, bari bafunze, ariko muri iyo mibabaro, muri ako karengane, bazira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, igihe kimwe muri iryo joro umurinzi w'imbohe agiye kwimanika, agiye kwiyica ngo yiyahure, Pawulo ati wikwihemukira, turahari twese, ahubwo igira hino nkubwire urukundo rw'Imana, igira hino nkubwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nuko uwo murinzi w'imbohe arihanahindukirira Imana, yakira agakiza muri iryo joro. Nabe mu rugo rwe rwose, abo mu rugo rwe bose barabatizwa muri iryo joro, bahindukirira Imana. Ingorane rero n'ibibazo no kurenganwa n'akababaro Pawulo na Sila bari kunyuramo, byabaye impamvu yuko hari abakiriye agakiza. Bityo rero buriya hari umwigishwa uzanwa ku Mana
bitewe n'ibyo wihanganyemo, bitewe n'uburyo wabyitwayemo, bitewe n'uko wababariye umuntu. Ubundi mu buzima busanzwe, mu mibereho ya muntu, kumubabarira ntabwo byari kwemera, ariko kuko wamubabariye, kuko wabohotse, ibyo bigatuma hari uwizera Imana ku bwawe. Nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu, Imana ikwishimire kandi ibikwibukire igihe cyose utera intambwe, ukihanganira ibikugerageza kandi ugatanga imbabazi no mu gihe bidashoboka mu buzima bisanzwe. None se hari icyiza dushobora kuvana mu ngorane? Erega buriya ingorane n'ibibazo, erega buriya intambara n'ibitugerageza bishobora gutuma umuntu arushaho kwitanga no kwitangira umurimo w'Imana. Pawulo yahoraga ashima Imana, ndetse akabitwibutsa ati mu bibaho byose muhore mushima, mwishime iteka. Tekereza, Pawulo ari mu nzu y'imbohe, ariko arandikira abafite umudendezo bagenda hanze, arabibutsa yuko bagomba kwishima kandi mu bibaho byose bagahora bashima. Kuki? Kuko Pawulo nubwo afunze akomeje gushima Imana. Pawulo nubwo afunze ntabwo yemera ko hari ikintu kimutwarira umunezero, ntabwo yemera ko hari ikintu cyamunyaga ngo kimuvane mu mahoro ya Kristo. Kuki? Kuko ushobora nawe kubaho ubuzima bufite umutekano, ushobora kubaho ubuzima bufite kwishima kubera Yesu Kristo, kubera Imana, kubwo guhesha Imana icyubahiro. Kuva uyu munsi rero, wowe nanjye reka tubeho ku bwa Yesu Kristo, reka tubeho ku bwa Yesu Kristo. Nushaka wowe kumenyekana, ariko Kristo amenyekane kubera wowe. Erega Hana amaze gusenga Imana, amaze kwinginga ngo abashe kubyara umwana w'umuhungu, Hana amaze kubyara Samweli yihutiye kumujyana mu rusengero, aravuga ati abandeba nibashaka bakomeze kunjyanirana inzara bagira ngo sinabyaye, ariko icyo mpfa ni kimwe, ni uko mu rusengero ijambo ry'Imana rigomba kubona uribwiriza kandi mu buryo Imana ishaka, mu buryo Imana ishaka. Bibiliya itubwira ko icyo gihe ijambo ry'Imana ryari ingume. Ibyo Hana amaze kubibona byatumye asenga Imana, byatumye yinginga Imana, kuko yabonaga ko mu rusengero hakenewe umukozi w'Imana uhagararana n'ijambo ry'Imana, akavuga icyo Imana imubwiye. Bibiliya itubwira ko mu gihe cyose Samweli yabayeho nta jambo rye na rimwe ryigeze rigwa hasi, nta jambo na rimwe rya Samweli ryaguye hasi. Samweli yabayeho ubuzima buhesha izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro. Icyifuzo rero tugomba gusengera mu byifuzo dusengera mu isengesho ry'uyu munsi. Reka nkubwire, usenga Imana uvuga uti Mwami Yesu, nshoboza kuguhamya no muri ibi bihe ndi kunyuramo bya none. Mwami Yesu, nshoboza kuguhamya no muri ibi bihe ndi kunyuramo bya none. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 15, ngo kandi Umwami Yesu Kristo yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Imana ishimwe cyane. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe ku bwa Yesu Kristo waje akadupfira kandi akazuka. Yaciye mu mibabaro myinshi kugira ngo aturehereze kuri wowe. Yagiye ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro. Uwiteka Mana, ndakwinginga kugira ngo uyu munsi abakwizera abakristo udutere umwete, buri wese umutere umwete wo kugira ngo abeho ubuzima buhesha izina ryawe icyubahiro. Habwa icyubahiro Mwami wacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen.